Ngiye ndashaka kubabaza ikibazo kandi munsubize mwese. Iki kibazo ngiye kubaza kirareba abahungu. Birashoboka ko hari umutipe ushobora kwanga umukobwa ufite amafaranga wihagazeho agakunda umukobwa w'umukozi wo mu rugo, kandi uwo mukobwa amukunda ari kurwana ngo ashake kureba ko bakomezanya urukundo, ariko uwo muhungu akanga akavuga ati ngiye nkunda umukozi wo mu rugo. Ngiyewe icyo ni ikibazo ndi kwibaza, kandi icyo kibazo kirareba abantu b'abatipe. Rero umuntu nyine buri wese ukabyumva agende yandike muri komenti ambwire ngo ngiye mbyumva gutya. Tubafite filime nziza pe, nziza cyane. Iyo filime bayita Ibanga ry'umutima, iri guca kuri Derrick Family Show. Mugende muyirebe murebe ukuntu ari nziza. Nyine irimo iyo story, irimo umutipe wanga umukobwa ufite amafaranga agashaka gukundana n'umukobwa w'umukozi wo mu rugo utagira amafaranga na make. Nukuri mugende murebe iyo filime, iratangaje. Nukuri umuntu wese uri buyirebe. Twasohoye episode ya mbere, ariko umuntu uzahera kuri episode ya mbere ayirebe izajya isohoka buri munsi. Nukuri muzayikunda kandi nyine muzabona ko irimo story y'ibintu bibaho, ni ibintu tunyuramo mu buzima bwa buri munsi. Mugende muyirebe rero, kandi ndabizi ko muzayikunda rwose. Mujye muyikorera share, comment, mwandika nyine buri wese yisanzura avuge comment ashaka kwandika. Man, urukundo ni rwiza man. Uzifite umuntu muzika gukunda namukunda, nyine wumvise yose nta n'umuntu agukoraho. Nyine like mukomeze nyine rukure, Imana ibamugisha mugire imiryango mwororoke. Ariko abantu batendeka ntago yabiri fair nyine ububeshya man, kandi kubeshya tusikari icyaha nyine, kandi ubunakinisha imitima y'abantu nabo bagafite abandi bakunze cyangwa n'abandi bantu bakabakunze. Gusa ubwo nabo umuntu abazi ikintu bimumariye tu ntago namujudginga. Habavuga ko ryimwe itera bwaki nyine ubwo nuko abarwa iyo yiriye imwe arwara bwaki, ariko hari n'umuntu unyurwa n'iyo njimwe ntago nabo twabibagirwa. Ubwo yarakunyuze rero buri wese pe aho wumva hakoroye nyaruka. Ubwo yarakunyuze pe shanjewe burya ndanyurwa pe.